bakuzi ba filime nyarwanda, White New Free Entertainment Company ibazaniye filime yitwa Umutima Ukomeretse. Abo babinjye ese Michael Fabira ajya gusaba akazi mu kabari kugira ngo abashe kuvuza umwana urwaye kanseri, none bakaba bahise bamugerekaho intumbi y'umuntu, harabikizwa n'iki? Fabira wishimye. umva kubwire wokabyara n'izina ry'Imana birabiri byabaye nta nubwo mbizi nta n'uruhare mbizi. Yari umugore yaramusutse bagurisha imitungo, none amukubise inzaratsi, amafaranga atangiye kuyishimisha n'abandi bagabo. Ngo akundagere ku kisi nta mafaranga yanjye. Ni muri filime yitwa Umutima Ukomeretse. Hese uyu mugore ucuruza ingingo z'abantu ahazakiranuka na leta ra. Ni muri iyi filime yitwa Umutima Ukomeretse. Uyu mukobwa yabashe kwihorera kuri aba bagabo bacuruza ingingo z'abantu ahazabigeraho. Iyi filime irimo ubugome, ubugambanyi, ubwicanyi ndetse n'ibindi byinshi. Murayisanga ibyabaye mwakuze muri benshi. Uyu muri kagenda icyo kurusha n'iki twumva n'umwanzuro w'inafata ngo nishaka gutuma umuntu atajya mu bitaro ngo bamwakire. Ndababwiye ngo murekere aho ngaho, mumaze kurengwa, mugeze igihe mufata ibiryo mukabiterana. Utaki icyo tubasaba ni ugukora share, subscribe na comment kugira ngo mubashe gukurikirana iyi filime Umutima Ukomeretse. Muzajya muyikurikirana kuri channel yitwa JC Empire. Tubishakira ikindi gihe kandi nibyo byagufasha nanjye bikamfasha. Ruge nzagushira hanze ibyo bintu uri kumbwira ngo tubishake ikindi gihe. Ubu ngubu uri mu biki? Ubu uri mu biki? Bastisha make nkubwire sibyo. Ucisha make sibyo. Ndabikwemereye ko tugomba kujyana uyu munsi. Umva nkubwire. Nkubwire ariko buri mwashaka ngo ngufungishe mvuge ko ari wisha ababyeyi bayiri bagize. Iri joro ugomba kuntera inda nkabyara. Ibindi byo uri kumbwira nunanyinginge. Umva mamakanya. Nkubwire mbabarira ibyo bintu sibyo. Ntuzongere kwingutsa ayo magambo y'ibyayi bagiza ngo ababyeyi n'ibiki byose. Mbabarira ibyo bintu ubimire mu nda sibyo. Ubimire ntibizagusohokemo. Noneho ihangane genda mu cyumba cyawe, ndaje dukore gahunda nk'uko ubyifuza. Ndaje mwiteho sibyo. Nawe ubundi ibindi byose uri kumbwira Ruge ntabwo nabyumva. Uri umugabo wanjye ako byemere kuri n'umugabo wanjye. Ndabyemera rega nyine singere biyo nese kanyana yavutse ku giti. Rero icyo nshaka no kunerinda nyine sinabyemeye. ndaho nyine reka ngenda kanga basi hangane sibyo. Ujye mu cyumba cyawe ndaje none hangaha sibyo. Ndaje ngusangiye wenda kuzura umutekamo twabona urananyine. Ntabwo mubeshye. Abakunzi ba filime Inzira y'Umusaraba ndabashuje aho muherereye hirya no hino mu gihugu. Noneho nongeye kugaruka maze iminsi tutabonana, je kuba nababwira amakuru meza kuri filime Inzira y'Umusaraba. Rero nimba ugeze hano bwa mbere, kora kuri iryo jambo ryanditseho subscribe, nurangiza ujye muri comment. Murabizi ko mu minsi ishize twagarukiye hano kuri kano gace tumaze kuba twarebaho Rugema yari yumvishe umuntu ukomanga hano aryamyewe n'uyu mugore Mama Kanyana. Ese uwo muntu yarinda? Ariko ndaza kuba nagusobanura buri kimwe uburyo filime Inzira y'Umusaraba ugiye kujya ubasha ko wayibona. Ariko nimba ugeze hano bwa mbere, kora kuri iryo jambo ryanditseho subscribe kugira ngo utazabasha kuba wacikanwa n'iyi filime uburyo iraza kuba igaragara. Rero abantu benshi bari kwibaza impamvu iyi filime itagisohoka muri ino minsi, ariko ngiye kuba nabikubwira byose uraza kuba wasobanukirwa, kandi ujye muri comment ubashe kuba watanga buri gitekerezo cyose waba ufite hano kuri filime Inzira y'Umusaraba, kubera ko ibihe turimo noneho ibintu bigiye kuba byaba ibindi tugiye kuba twabisoza ibintu byongere kuba byamera neza. Rero nimba ufite igitekerezo ushaka kuba watanga cyangwa inyunganizi bitewe n'ibihe turimo, ujye aho hasi muri comment ubashe kuba wagitanga. Ariko wowe ugeze hano bwa mbere, reba iryo jambo ryanditseho subscribe. Iyi niyo channel yonyine y'ukuri ibasha kuba yababwira amakuru yose agezweho hano kuri filime Inzira y'Umusaraba. Ariko tugiye kubanza kuba twakibukiranya ibintu byabashe kuba byaranga episode yarangiye. Tujye hasi muri comment tubashe kuba twabyibukira
kubikurikirana kugira ngo mbere y'uko tugera ku makuru meza nabazaniye araza kuba kuba yashimisha abantu benshi bakunda filimi Inzira y'Umusaraba, abayikurikira muri ino minsi bose araza kuba yabashimisha. Rero hano ku bwashize twasize Rugema ndetse n'uyu mugore Mama Kanyana barimo baryamye hano mu cyumba cya Nuza cya Rugema ndetse na Nyiranambara. Mama Kanyana rero yari ashaka kubyara umwana wundi kugira ngo yongere nawe agire undi mwana, kubera ko uwo yabyaye Kanyana yari amaze kuba yakura, agiye kuba yabona umugabo, agiye kuba yashaka. Nubwo musaza wa Iribagiza uyu mukobwa yari yarakunze bitigeze bicamo, ariko uyu mukobwa namwe murabibona ko ageze igihe cyo kuba yashaka umugabo akabasha kuba nawe yakubakurwe. Rero Mama Kanyana yabonye ko agiye kuba yasigana mu irungu, yegera Rugema mu cyumba cya Nyiranambara. Rugema yagiye kukaraba araza aryamamo ashaka Rugema, kubera ko yari yaramwangiye ko baryamana. Rugema ntabwo yitaga kuri uyu mugore, niyo mpamvu mwabonye ko yaje hano muri iki cyumba cya Nyiranambara akabasha kuba yaharyama kugira ngo Rugema naza abashe kuba yamutera inda. Rero cyari igitekerezo cyiza uyu mugore yari yakoze, ariko ntabwo byigeze bimuhira kubera ko Rugema yabashe kuba yamuhakanira akamubwira ati ugomba kuba wajya kuba waryama mu cyumba cyawe kugira ngo ariho nkusanga ubundi ngutere iyo nda ushaka, kubera ko Rugema yari yabanje kuba yakanga kuba yatera uyu mugore inda. Uyu mugore Mama Kanyana rero yabwiye Rugema amagambo, Rugema ahita amutera ubwoba bwinshi cyane, aramubwira ati nshobora kuba namena amabanga yawe yose kugira ngo ibyo bigahita bijya hanze ukabasha kuba wasenyuka mu munota umwe wonyine. Uri kumva ko rero uyu mugore afite inshingano nyinshi zo kuba yabwira Iribagiza ukuri, Rugema akabajya hasi imbere y'uko Iribagiza anywa umuti wa kabiri. Ariko ndaza kuba nakubwira buri makuru yose meza agiye kuba yaza hano muri filime Inzira y'Umusaraba. Rero nimba tubashiye kuba twagerana kuri uyu munota, jyawo hasi muri komenti utangemo ibitekerezo byawe by'uburyo ubonamo iyi filimi, kandi mwibutsa ko turi mu gihe cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994, ko mugomba kuba mwakirinda imvugo z'urwango cyangwa buri kintu cyose cyabasha kuba cyakomeretsa mugenzi wawe. Amagambo mabi tube tuyirinze hano hasi muri komenti, kubera ko byaba ari ibintu bibi cyane nyine bitewe n'igihe turimo. Ugomba kuba wavuga ibitekerezo, watanga igitekerezo cyawe witonze kandi ubona cyakubaka. Ba bantu usanga barimo baratukana hano hasi ntago ari ibintu byiza cyane, kubera ko ibi bihe tugezemo nyine ntago ari ibyo kuba twicwa dutukana. Tugomba kuba twakibuka kandi twiyubaka dufatanya n'abandi bose kwibuka inzirakarengane zazize jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Rero nibyo nari nyikomeje nkubwira ati uyu mugore rero ashaka kuba yabyara umwana wa kabiri, nuko Rugema abasha kuba yamwangira. Uyu mugore ahita amutera ubwoba ati ushobora kuba wanze ko turyamana, wanze kuba wanirinda, ndahita nkumenera amabanga yose yawe ubundi ujye hanze ubashe kuba wasenyuka. Uri kumva ko Rugema rero ibi bintu byamuteye ubwoba, kubera ko ariwe wishe ababyeyi ba Iribagiza kugira ngo abashe kuba yakegukana iyi mitungo yabo. Niyo mpamvu Rugema mwabonye byahise bimutera ubwoba, ashaka kuba ahita yemera kuba yaryamana n'uyu mugore Mama Kanyana. Noneho amubwira ko agomba kubyuka hano ku buriri bwa Nyiranambara akajya mu cyumba cye akabamusangamo. Ese ibintu byaje kubagenderera gute? Byose ndaza kuba nabikubwira. We icyo usabwa ni ugukanda subscribe hano kuri ino channel kugira ngo utazabasha kuba wacikwa na filimi yacu Inzira y'Umusaraba. Noneho ibintu bigiye kuba byaba ibindi igiye kuba yaryoha kurushaho. Rero akimara kuba yavuga ati jya haguruka ugende ujye mu cyumba cyawe, uyu mugore akimara kuba yakitegura bumva umuntu ukomanze. Rero abantu benshi bari bafite amatsiko y'uwo muntu wari ukomanze hano kwa Rugema. Ese uwo muntu yarinde? Uwo muntu warenze ibyumba byose akaza akinjira hano mu nzu kwa Rugema, akaza kuba yakomanga kuri iki cyumba Nyiranambara ndetse na Rugema babagamo, ariho Mama Kanyana aryamye. Abantu benshi rero bafite amatsiko, mujye muri komenti mubashe kuba mwabivuga, ubundi nze nkubwira umuntu wari ubashe ko yakomanga hano kwa Rugema, kubera ko uwo muntu araza kuba yabatungura, kubera ko abantu benshi bakunda filime Inzira y'Umusaraba, mwamukundaga, muramuzi mwese, abantu bakunda uburyo akinamo. Rero uwo muntu nta wundi ni umugore wa Rugema
wa kabiri ari we Nyiranambara mama Isimbi niwe wari ubashije ko yakomanga kuri iki cyumba Rugema ndetse n'uyu mugore baryamyemo. uri kumva ko rero bitigeze bibabera ibintu byiza kuba mama Isimbi yaraje agasanga uyu mugore mama Kanyana aryamye ku buriri bwe we na Rugema. uri kumva ko nta bundi bwisobanuro babasha kuba batanga Rugema ndetse n'uyu mugore mama Isimbi, Rugema ndetse n'uyu mugore mama Kanyana. uri kumva ko atari kumubwira ati uyu mugore mama Kanyana yabashe ko yaza hano mu cyumba cyanjye abasha kuba yaryama hano ku buriri nagiye kuba nakaraba ntago mama Isimbi yari kubyumva. uri kumva ko Rugema yabashe ko yagwa mu mazi abira cyane. Rugema rero ibyo ntago byabashe kuba byamugendera neza kubera ko tumaze kuba twabona ko uriya mugore Nyiranambara abantu benshi n'uburyo mumuzimo ntago ari umuntu mwiza cyane. noneho ibaza asanze uyu mugore mama Kanyana aryamye ku buriri bye. rero abantu benshi mufite amatsiko yose araza kuba yashira kuri ino filimi Inzira y'Umusaraba, n'abari kwibaza ati Iribagiza azanywa umuti ryari, nabyo turaza kuba twabibona. rero icyo usabwa nimba ugeze hano bwa mbere kana kuri iryo jambo ryanditseho subscribe, ujye muri comment ubashe kuba watangamo ibitekerezo byawe, kandi dukomeza kuba twakibuka twiyubaka yuko turi mu bihe byo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi. ngomeza kuba nabwira abantu ko mugomba kuba mwakirinda amagambo y'urwango cyangwa buri kindi kintu cyose cy'urwango. rero uri kumva ko hano Rugema ndetse n'uyu mugore mama Kanyana ibyabo bitabashije kuba byagenda neza kubera ko babashije kuba bafatwa n'uriya mugore Nyiranambara. kandi Nyiranambara abantu mumuzi muri ino filimi ntago ari umuntu mwiza, ntago akina ari umuntu mwiza kubera ko ariko mu buzima busanzwe aba ari umuntu uganira n'abandi ubasha kuba yagira inama abantu bakabasha kuba bamera neza nawe. rero mu buzima busanzwe aba ari umuntu mwiza nyine wabasha kuba yafasha abantu, wagisha n'inama buri kimwe cyose. ariko hano muri filimi bitewe n'amasomo baba bashaka kuba batanga, bitewe n'uburyo isi imeze baba bashaka kuba batanga isomo nyine mukamubona kuri ari umugome, ariko nta bugome bwe ahubwo nuko hari isomo runaka buriya yari ashaka kuyatanga. muri ino role bamuhaye ntago yayanga kubera ko gukina ari umugome biramubereye, ariko ntago iyi role yayanga kandi yahinduka n'undi muntu akaba mwiza. rero hariho abantu bakunda kuba batanga akato kuri uyu mugore ati ni umugome, ati ni umurozi, ariko byose tumaze kuba twasobanukirwa. rero nkorera kuri iryo jambo ryanditseho subscribe kugira ngo dukomeze kuba twagenda neza. nurangiza ujye muri comment utangemo ibitekerezo byawe by'uburyo ubonamo filimi Inzira y'Umusaraba. ese biraza kuba byagenda gute? ese amakuru meza ngufitiye ndayahe? wowe icyo usabwa komeza kuba wareba iyi video kugira ngo uze kuba wasobanukirwa ese filimi Inzira y'Umusaraba iraza kuba yasohoka cyangwa iraba ihagaze. byose uraza kuba wabimenya. nurangiza ujye muri comment utange ibitekerezo byawe by'uburyo wumva ushaka ko iyi filimi Inzira y'Umusaraba iraza kuba isohoka imeze. yuko hano niho honyine habasha kuba hatangirwa amakuru aza muri filimi Inzira y'Umusaraba, niho honyine. izindi hari channel nyinshi zatwitiriye, ariko iyi niyo yonyine ifite n'abasubscribers benshi yerekana ko ariyo channel yonyine y'ukuri ibasha kuba yabagezaho amakuru. hari abantu benshi babashe kuba bababeshya mukabasha kuba mwabizera, ariko mubwire ati guhera uyu munota iyi niyo channel yonyine y'ukuri ibasha kuba yaguha amakuru yose ari kuri filime Inzira y'Umusaraba. ibigiye kuba byaza ibintu byose mbega birebana na filime Inzira y'Umusaraba uzajya ubisanga hano kuri ino channel. niyo mpamvu nkubwira ati kora subscribe kugira ngo nawe uze mu bantu bamaze kuba basobanukirwa bakabasha kuba bamenya ibintu byiza bibera muri filimi yacu Inzira y'Umusaraba n'amasomo abasha kuba yahatambukamo. rero nkurarikira kuba wakanda subscribe hano kugira ngo utazajya ucikwa. ese byose tugiye kuba twabirebera hamwe uburyo ibintu bigiye kuba bimeze. ese Cyusa we ndetse n'uriya mukobwa Iribagiza yabashe kuba yabeshya ndetse na Isimbi yabashe kuba yatera inda, se Cyusa ari mu yahe? byose nabyo tugiye kuba twabirebera hamwe. uyu mukobwa Isimbi se iyi nda twite ni iyande? ese wabashe kuba wabimenya? nabyo byose tugiye kuba twabireba, turebe uburyo Cyusa abanye na Iribagiza muri ino minsi. ese biraza kuba ari neza? gusa nkwibutsa ko hari amakuru meza ngufite kuri filimi Inzira y'Umusaraba. we ntuze kurambirwa iyi video kugira ngo uze kuba wamenya igisubizo cyonyine cy'ukuri
kigiye kuba cyabasha kuba nimba ukunda filime inzira y'umusaraba kiraza kuba cyagufasha muri ino minsi kugira ngo uze kuba wasobanukirwa. Rero ayo makuru meza ndaza kuba nayakugezaho, ariko nuko turi kubanza ngo duce mu ncamake, ndaza kuba nayakubwira hano muri video mo hagati kugira ngo ibintu bikomeze kuba byagenda neza. Rero nuze kwihutisha iyi video kugira ngo uze kuba wayumva, kubera ko utazi umunota ndaza kuba nayakubwiraho amakuru meza kuri filime inzira y'umusaraba. Rero uyu mukobwa Cyusa yabashe kuba yatera inda Isimbi, kubera ko Cyusa adashaka ko Isimbi bimenyekana ko iriya nda ariwe wabashe kuba wayimutera, ntabwo ashaka ko Iribagiza yabimenya. Se ni ukubera iki Cyusa adashaka ko Iribagiza amenya ukuri kose ko umuntu wabashe kuba watera inda Isimbi, kandi twebwe twamaze kuba twabibona ko Cyusa yabashe kuba yatera inda uyu mukobwa Isimbi, nubwo yari yarozwe Cyusa kugira ngo abashe kuba yayimutera, ariko ntabwo ari ibintu byiza kuba yayihakana yuko nawe arabizi ko ariwe wateye inda. Rero twabonye ko agenda abwira Isimbi ati ugomba kuba wahisha iyo nda yawe, ugomba kuba washyiraho undi muntu utari njye, kubera ko njye nashaka ko bizamenyekana ko ari njye waguteye iyi nda. Se Cyusa ashaka ko bigenda gute? Se kubera iki atabwira Iribagiza ukuri? Jya hasi muri comment ubashe kuba watangamo ibitekerezo byawe, ubundi ngusobanurire ikintu cyose kigiye kuba cyakurikira hano muri filime inzira y'umusaraba, kubera ko twamaze kuba twabona ko iyi channel yo ari yo yonyine y'ukuri itanga amakuru kuri filime inzira y'umusaraba. Rero koraho subscribe kugira ngo utazabasha kuba wacikwa n'ibyiza gusa bigiye kuba byaza. Rero Cyusa aba ashaka ko yahisha Iribagiza ko ariwe wateye inda Isimbi, ariko Isimbi we agashaka ko Iribagiza yamenya ukuri, ariko uyu mukobwa Isimbi aracyahishiye Cyusa amabanga, kubera ko twabonye ko Isimbi yabashe kuba yahinduka, yagiye ahantu aza ubuzima yaramenye ibintu byose yarahindutse, nta kintu kibi kikimurangwaho. Isimbi ashaka kuba yarera umwana we, agomba kuba yashaka imico myiza. Rero yaje afite imyitwarire myiza. Mbere ho mwari muzi ko we na Iribagiza bahoraga mu ntambara bagurukana, ari we muntu wari ufatanyije n'ababyeyi we Rugema ndetse n'uyu mugore Nyirantambara na Fabiola, niwe muntu wari ubashe kuba yafatanya nabo mu kuba bacunaguza Iribagiza, bamutesha agaciro. Yuko twabonye ko Isimbi kugira ngo abashe kuba yaterwa inda na Cyusa, nuko Cyusa yabashe kuba yava mu mahanga akaza mu Rwanda, yuko Cyusa iwabo babaga muri Amerika niwe yakuriye. Kera bakiri abana yari yarigeze kuba yamenyanaho n'umukobwa bita Iribagiza, amusiga mu Rwanda, iwabo bo bimukira muri Amerika bakiri abana. Rero amaze gukura nibwo yabashe kuba yagaruka mu Rwanda, agarukana n'ababyeyi be, aje kuba yareba umukobwa bita Iribagiza. Rero Cyusa akigera mu Rwanda yabashije kuba yabaza umukobwa bita Iribagiza ati Iribagiza ni uwuhe? Bamwereka uyu mukobwa Isimbi, kubera ko yabanaga na Iribagiza hano kwa Rugema, ari abana babafata nk'abana mu rugo, nuko Iribagiza aba ari we bahimba Isimbi bamuhimba Iribagiza. Nuko Cyusa abasha kuba yakemera ko uwo mukobwa Isimbi ariyo Iribagiza, kubera ko yari atamuzi, bari baherukana kera na Iribagiza bakiri abana batoya. Nuko yemera ko Isimbi ariwe Iribagiza, babasha kuba bakundana, bamara igihe bari mu urukundo rwabo ruza kuba rwamera neza. Ariko igihe kimwe kigeze kuba cyagera, Cyusa abasha kuba yavumbura ko uriya mukobwa bari bise Iribagiza ariwe Isimbi, atariwe Iribagiza, ahubwo Iribagiza yasigaye mu rugo arimo aratotezwa, arimo arakoreshwa buri kintu cyose kibi. Yuko uyu mukobwa Iribagiza twabonye ko Rugema ndetse n'uriya mugore we Nyirantambara ndetse na Fabiola batari bamworoheye mu buzima yabashe ko yacamo, bwose bwari ubuzima bumugoye, ariko yaremeye abucamo. Nuko Cyusa yaje kuba yavumbura ko ariwe Iribagiza, babasha kuba babana, babasha kuba bamenyana. Cyusa akajya aza hano mwa runo rugo akabasha kuba yavugana Iribagiza. Rero abantu mwarebye iyi filimi kuva itangiye, mwagiye mubonamo ibintu byinshi cyane, urukundo rwa Iribagiza ndetse na Cyusa, uburyo rwatangiye, uburyo Nyirantambara ndetse na Rugema na Fabiola babashe kuba barurwanya, uburyo Isimbi yashaze kuba yakiyahura akaza kuba hariya mu rugo kwa Bacyusa, akabasha kuba yahaba akava agiye kuba yakiyahura. Abo twabanye muri filimi inzira y'umusaraba, bo mwese mwabashe kuba mwabibona muri episode zabanje, ibintu byari bimeze neza. Ariko mba ngenda ndimo mwibutsa
ngo ugende wibuka ibintu byigeze kuba byaranga filime inzira y'umusaraba, kubera ko muri bino bihe turi mu bihe bitoroshye byo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi. Rero hari ibintu byinshi byabashije kuba byaranga iyi filimi. Rero Cyusa ndetse n'uriya mukobwa Iribagiza babashije kuba bamenyana, babasha kuba bakibwirana, noneho babasha kuba bakundana. Noneho nibwo mwabonye urukundo rwabo rwagiye ruhura n'ibibazo bikomeye cyane, harimo uriya mugore mama Isimbi ashaka ko Iribagiza atakundana na Cyusa ahubwo yakundana na Isimbi, kubera ko bari bamaze kumenya ko ari umudiyesipora, kandi abadiyesipora baba bakize bafite amafaranga. Uri kumva ko rero kugira ngo Cyusa abashe kuba yatera Isimbi inda byavuye kure, kubera ko kugira ngo ayitere bari babanje no kuba bamuroga kugira ngo abashe kuba yatera Isimbi inda. Rero niyo mpamvu Cyusa mubona adashaka kuba yabwira Iribagiza ukuri, ariko abantu mujye muri komenti mubashe kuba mwamugira inama y'uburyo agomba kuba yabikora, kubera ko Cyusa natabwira Iribagiza ukuri, uri kumva ko ibintu bitazagenda neza, kubera ko Iribagiza namara kuyamenya ukuri akumvisha ahandi akakumbana abandi bantu, kandi abandi bantu si beza kuba bakubwira ibyo umuntu wawe, umuntu wizeraga atakubwiye. Uri kumva ko Cyusa ndetse na Iribagiza umubano wabo ukomeje kuba wazamo agatotsi gakomeye cyane kandi katoroshye. Rero niyo mpamvu Cyusa mwabonye adashaka kuba yatanga amakuru na make kwiyinda Isimbi atwite, kubera ko yayiteye nawe atabishaka, ahubwo ari uko yari yarozwe. Ariko amakosa ari gukora akomeye cyane nuko adashaka kuba yabwira Iribagiza ukuri, kandi Iribagiza abashije kuba yamenya ukuri bashobora kuba Cyusa yasaba imbabazi akabasha kuba yakomeza kuba yakundana na Iribagiza. Rero uri kumva Iribagiza ntabyumva ahandi, Iribagiza ntabwo azabasha kuba yabyakira neza, kubera ko Cyusa ari kugumya amubeshya. Hano nk'aha yari abasanganye na Isimbi baganira hano muri salo, asanga barimo baganira ku by'iriya nda. Cyusa arimo avuga ati nshobora naguhangaye kugira ngo ubashe kuba wavuga ko iyo nda atari iyanjye, kugira ngo iyo nda ibashe kuba yamvaho. Se Cyusa ashaka gutanga amafaranga y'iki kugira ngo inda imuveho, kandi tuzi ko inda ari iye. Uri kumva ko Cyusa arimo akora amakosa akomeye cyane. Niyo mpamvu Iribagiza yaje, nubwo atigeze yumva ibintu avuga, ahubwo yaje asobanuza ikintu yari arimo aganira na Isimbi, kandi yari amaze kuhafata inshuro irenze imwe basa nkaho baganira bihishe, hari ibintu barimo baratsimba. Rero Iribagiza niyo mpamvu mwabonye atangiye kuba yakeka uyu musore wacu Cyusa, ati ibintu muba mumisha ni ibiki, kubera iki ngewe mutabasha kuba mwabwira. Rero Iribagiza byabashije kuba byamubabaza cyane, bimutera agahinda gakomeye cyane kuba Cyusa arimo avugana n'uyu mukobwa Isimbi, kandi atari ibintu byiza cyane kuba uyu mukobwa Isimbi yabasha kuba akivugana na Cyusa, kandi tuzi ibintu Isimbi yabashije kuba yakorera Cyusa, ariko bakaba ngubu barabashije kuba bahuza amaraso, bakabasha kuba bagiye kuba babyara undi mwana. Uri kumva ko rero filimi yacu inzira y'umusaraba ibintu bikomeje kuba byaryoha, bigiye kuba byamera neza. Nimba tubashije kuba twagerana kuri uyu munota tukiri kumwe, jyaho hasi muri komenti ubashe kuba watanga ibitekerezo byawe by'uburyo ubonamo filimi inzira y'umusaraba. Turacyaganira ku bintu byabashije kuba byaranga filimi yacu inzira y'umusaraba, n'uburyo iraza kuba yakurikira ibiraza kuba byazamo. Ese ibintu biraza kuba bimeze bite? Ndaza no kuba naguha amakuru meza y'uburyo filimi yacu inzira y'umusaraba iri kugenda, ntubashe kuba warambirwa, kubera ko ni ibintu byiza cyane nyine uraza kuba wamenyamo hano. Uyu mukobwa rero Sylvie ndetse n'uyu mukobwa Kochi, ese baganiraga iki? Nabyo tugiye kuba twabirebaho. Ese ibyabo bigeze he? Ngiye kuba nagusobanura. Rero uyu mukobwa Sylvie yabashije kuba yakundana n'uriya musore, umusaza wa Iribagiza Rurangirwa, mwese murabizi, kandi dukomeza no kumwihanganisha kubera ibintu byamubayeho nawe muri jenoside yakorewe abatutsi. Nawe afite ubuhamya bukomeye cyane arimo aratanga muri ino minsi, abasha kuba yafasha abantu bandi babashe kuba bagira nawe babashe kuba baca mu bibazo yabashe kuba yacamo. Rero nawe muri ino minsi arimo atanga ubuhamya bukomeye cyane
rero hari ibintu rero byinshi cyane byabashije kuba byaranga iyi filimi yacu kandi dukomeza kuba twakibuka twiyubaka kugira ngo ibintu bikomeze kuba byamera neza muri ino minsi turimo y'icyunamo. Tugomba kuba twakirinda ibintu bimwe na bimwe bigize byabasha kuba byakomeretsa bagenzi bacu cyangwa amagambo asebanya cyangwa ingengabitekerezo ya jenoside yakorewe abatutsi. Rero ibyo byose tugomba kuba twabyirinda muri bino bihe turimo. Rero uriya mukobwa Sylvie nibyo nayo nyirimo babwira uburyo yabashije ko yakundana n'uriya musore Rurangirwa, ariko uyu mukobwa Ntuza Kanyana ntabwo byigeze bimushimisha cyane kubera ko nawe yari yabashije ko yakunda uriya musore, ariko ntiyabasha kuba yabimubwira, atuma mama we abasha kuba yagenda abasha kuba yamubwira uriya musore. Rero muri icyo gihe yatumaga mama we uyu mukobwa rero Sylvie nawe yatumye mama we abasha kuba yamuvugira, abasha kuba yagenda amubwira uriya musore Rurangirwa, amubwira ko amukunda. N'uyu musore Rurangirwa rero yari yarakunze uyu mukobwa Sylvie, ariko ntago yari yarigeze ayimubwira. Nawe yari asa nkaho akunda abakobwa babiri, yarakunze n'uriya mukobwa Kanyana. Rero uyu mama Kanyana yabashije kuba yavugira uriya mukobwa we Kanyana, abasha kuba Rurangirwa rero yabashije kuba yamusubiza ko afite undi muntu akirimo areba uburyo bimeze kugira ngo azabashe kuba yamuha igisubizo mu nyuma. Rero igisubizo ntabwo yigeze akizanira uyu mugore mama Kanyana, ahubwo yabashe kuba yagenda akundana n'uyu mukobwa Sylvie, babasha kuba bamenyana, babasha kuba bakishimana cyane. Rero igihe cyarageze uyu mukobwa Sylvie abasha kuba yaza kuba yatumira uyu Kanyana kugira ngo abashe kuba yaza nawe babashe kuba basangira buri kintu cyose, abashe kuba yamwereka umukunzi we. Rero uyu mukobwa Kanyana ikintu cyamutunguye cyane kikabasha kuba cyamubabaza ni ikintu kimwe cyonyine, yuko icyo kintu se cyaba ari ikihe. Jya muri comment ubashe kuba watangamo ibitekerezo byawe, nurangiza ukore subscribe kuri ino channel kugira ngo utazajya ubasha kuba wacikwa na filimi yacu Inzira y'Umusaraba, yuko ibintu bigiye kuba byaryoha cyane, ibintu bigiye kuba byaba ibindi bindi. Rero niyo mpamvu nkubwira ati kora subscribe kugira ngo utazajya ubasha kuba wacikanwa n'iyi filimi Inzira y'Umusaraba. Rero ntago uriya mukobwa byigeze bimushimisha Kanyana na gato, kubera ko umuntu yasanze akunda ari we yasanze ari umukunzi wa Sylvie, noneho bibasha kuba byamushengura umutima, bibasha kuba byamubabaza. niyo mpamvu mubona uyu mukobwa Kanyana afite agahinda kenshi gakomeye cyane, nta kintu ashaka kuba yavugana n'uyu mukobwa mushiki wa Cyusa Sylvie. Rero uri kumva ko atari ibintu byiza cyane uyu mukobwa Kanyana yabashije kuba yakorera uyu mukobwa Sylvie, kubera ko uyu mukobwa Sylvie ntabwo yigeze atwara umugabo wa Kanyana nk'uko Kanyana aba arimo abyita, ahubwo ni uko babashije kuba bahuza amarangamutima, yabashije kuba yahuza amarangamutima n'umuntu Sylvie yari yakunze, babasha nabo kuba bakundana. Rero uri kumva ko uyu mukobwa Sylvie nta kintu twamubaraho, nta kosa yigeze akora ko yakundana n'uyu musore Sylvie, ahubwo Kanyana niwe ufite amakosa akomeye cyane, kubera ko ashaka ko yatwara umukunzi w'abandi, avuga ati Sylvie yamutwaye umukunzi. Rero uri kumva ko atari ibintu byiza cyane. Ni coach rero yari arimo agira inama uyu mukobwa Sylvie, amubwira aya magambo, niwe wari umuzaniye aya magambo avuga impamvu Kanyana atagishaka kuba yavugisha uyu mukobwa Sylvie. Rero uri kumva ko ari ibintu byiza cyane byabashije kuba byaranga filimi yacu Inzira y'Umusaraba. Nimba umaze kuba wasobanukirwa, jya muri comment ubashe kuba watanga subscribe kugira ngo ibintu bikomeze kuba byagenda neza cyane. Rero hari itangazo nigeze kuba twatangira nkubwira ati byo kuri filimi Inzira y'Umusaraba, uburyo ibintu bigiye kuba byifashe, niryo ngiye kuba nakubwira. Rero mbere yuko ndikubwira, banza ukore subscribe, yuko riraza kuba rirebana n'ibintu bikomeye cyane abakunzi ba filime Inzira y'Umusaraba mumaze iminsi mwibaza. Rero iryo tangazo nta rindi, ni uko kubera igikorwa cyo kuba twakibuka jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 aribwo iryo tangazo tubonye umwanya wo kuba twaribagezaho. Nuko filimi yacu Inzira y'Umusaraba, impamvu mutari kubona agace gakurikira ni iyi ngiyi ngiye kuba nababwira. Banza ukore subscribe kugira ngo ako gace kazaba gakurikira iyi ngiyi utazabasha kuba wagacikwa, kubera ko ako
ako gace kazaba kameze neza, filimi yacu izongera kuba yasobokora, ni uko turi mu cyunamo nyine turimo kunamira abazize jenoside yakorewe abatutsi muri uwo mwaka. Niyo mpamvu muri tari kubona filimi Inzira y'Umusaraba